Yes, ntagura kuramba ni indirimbo nziza bayita urakuze, akaba ari indirimbo yo bita bamwita Uwase Françoise. Ndamutse mvuze aya mazina ushobora kutayamenya, ariko mvuze Cassandra wahita umenya uwo ari we. Niko Françoise bimeze bite? Yeah, bimeze neza, nta kibazo kabisa. Iri zina riransekeje. Aba bantu no batanze. Oya barabimenye, buriya bari na byiza cyane kugira ngo abantu bamenye niba uyu munsi turi kukwita Cassandra, ndabona bamaze gushyiraho na baby, bamenye ubundi yitwaga nde. Ya ariko nibyo bakwiye kubimenya, amazina mu byangombwa na Cassandra mu message na Cassandra baby. Hanyuma mbere yuko tuhita tuninjira mu bijyanye na musique, ubundi Cassandra mbere yuko ajya mu muziki yari umuntu ki? Cassandra mbere yuko njya mu muziki nari umunyeshuri bisanzwe, ubundi nubwo nyiri umunyeshuri kwiga ntabwo birangira. Ya nari umunyeshuri muri Massachusetts. Ya no kuva ko waje mu muziki urangije secondaire urangije kaminuza bimeze bite? Naje mu muziki ndangije secondaire. Nibwo nari nkirangije secondaire. 2017 mpita nangira umuziki. Bivuze ko umuziki wawinjiyemo 2018? Yego. Kugeza uyu munsi ufite indirimbo zingahe? Kugeza uyu munsi maze kugira indirimbo 8. Indirimbo 8 ni nyinshi, ndatangaye ugiye kugira album. Urumva ko 2018 uyu munsi urumva ko ni nk'umwaka n'amezi gutyo, ntago ibiri ruzura uko ufite indirimbo 8, urumva ko uba wagerageje gukora. Ya nene yagerageje muri izo ndirimbo 8 mu byose, audio ni imwe, ibyo bikarimo bibiri. Kuko nagiye imbaraga mu mashusho, kuko muri iyi minsi ejo ziri mu kazi kose. Navuga ko wagerageje n'ubundi gukora ibintu biri standard kugira ngo ujye ku ruhando rw'abandi bahanzi, ariko se amazina yawe amaze kongeraho baby. Kubera iki? Kubera ko mu ndirimbo zanjye zose introduction yazo mavuga Cassandra baby. Ntago nangira ryari ririho, ariko nyuma ryaje naje kurikiraho kubera ko nahoraga n'umuntu akangira Cassandra baby bite. Nahora n'umwana Cassandra baby, nyine nkabona abantu bose bamaze kwishyiramo ko niko Cassandra baby. Ndavuga reka ndishyireho bibe official ko n'ibizina nkoresha. Amazina yawe yo mu bitabo cyangwa se yo mu byangombwa no Uwase Françoise, hanyuma ubwo tumenye uko baby byaje, hanyuma Cassandra byo byaje bite? Cassandra ku byaje ndimo ndeba filime yitwa Prison Break. Ajemo umukobwa witwa Cassandra wongera umufigira kuko ntago agaragaramo umwanya munini, nanjye kwinukana episode namubonyemo. Byasime bincamo gutembana akazina ndakabonye ndagakunda kubera kubungiye kwita Cassandra baby. Biba bikungiye kwita Cassandra. Babije ukongo. Biba birangiye ubaye Cassandra, none byamaze kuba Cassandra baby. Ariko abaraperi sinzi niba n'abaraperi kaza ariko bizagenda ubundi bagira amazina menshi pe, hari nayo baba batazi rimwe na rimwe. Hanyuma ntabwo ngira amazina menshi azagenda zo none ubu amaze kuba ne. Oya ubwo na mbere ryaje nuko nari kuyeho kubera kwirinda kugira ibibazo n'umuhanzi mugenzi wanjye. Mbere rabizi ko bakundaga kumutenda mu confidence, ariko naje kuvuga reka ndireke kugira ngo mirinde kugirana ibibazo n'uwavuze ko ari irye. Nitamo kuvuga reka ndireke, ntabwo mwapfa umuntu n'izina. Oya ahubwo mujye mupfa wenda ibikorwa. Ibikorwa ntabwo twapfizina kwera. Hanyuma reka tugaruke ku bijyanye n'impano yo kuza mu muziki, then wagera mu muziki ukaza uri n'umuraperikazi, ibyo byaje gute? Hano usanga ubundi abana cyangwa se abajene bafite impano nyinshi zigiye zitandukanye, ariko se waje kwivumburamo impano y'uko uri umuhanzi byongeye umuraperikazi, wabyivumbuyemo gute? Byaje gute? Ni ibintu nakundaga kuva kera n'ubundi nkiri mutoya, ahubwo wenda mu rugo bakambwira banza wige. Wenda ugafunga umutwe ugakomeza kubijyamo kiba ukajya muri studio. Hari umuntu kera wajya gufasha niga muri primaire, kuko nagiye muri studio ngiye bwa mbere niga primaire ya kane. Akamfasha akamubiki nka recordinga nkazitana mu rugo nkazishyira muri DVD tukumva, ariko mu rugo bakambwira banza wige. Ariko n'ubundi icyo gihe urumva hakorwaga indirimbo za hip hop zazo ndizo zabaga zifite amalirisi y'amasubirajwi n'ibyo byari bigezweho.
nkabikora ariko bakanshyigikira yego babikunda ariko kandi ati bizatuma utiga birangira ndangije primaire ya gatandatu njya mu wa mbere segonderi yumva bikinjya muri interna nkatangira kwivumburamo izindi mpano nyinshi by'umuziki ngenda mbishyira ku ruhande ndavuga bo buriya nyuma ndakuvuga buri by'umuziki ntabwo ari ibintu ngira yaradori buriya ntabwo byari ibintu byanjye ariko nkirangiza all of sudden sinamenya ahantu kunisanze nongeye gusubira muri studio ntabwo nari nagize mbitekereza kuva segonderi yose kugeza ndangiza ariko nyirangiza muri studio mbanagiye ndakoze niko nibwo aka kanya kumva namagaze mu muziki ariko gukora injyana byo n'undi kuva cyane narabikundaga kuko n'igihe cyakira niyo njyana nakoraga niho mwana no kuvuga ko injyana ya hip hop wayikunze n'ubundi kuva kera nta yindi njyana wigeze ujyamo nigeze gukoraho dancehall kuko nkunda dancehall cyane ndumva indirimbo ya mbere natangiriye yari muri ubwo buryo ariko nje gukora indirimbo muri matape abantu bambwira ko nari mbizi ko hip hop nyishoboye ako nkumva ndikunze injyana ya dancehall nkumva niyo nakora nkoze muri matape nambwira bino ni byiza wabikora mpita nkora n'izindi ya kabiri mbona abantu bakomeje kugenda bazakira neza ziri mu buryo bwa hip hop mpita mfatiraho gukomeza ukora ikintu natanga ibindi nkora nikora dance numva ko nabyo nakomeza gukora ariko bitabujije ko n'ubundi ntayikora nagenda nkomeza kunyuzamo gakeya kuko ni injyana nkunda itanga vibes abantu bariyo kwishima nyine abantu bakabyina birabaye rero wisanze muri musique wisanze uri umuraperi kazi hari ibyo abahanzi kazi muri rusange bajya bavuga ko bahura nabyo mu rugendo rwabo rwa musique kugeza uyu munsi mu rugendo rwawe rwa musique nk'umuhanzi kazi hari bigusha cyangwa se hari imitego ujya uhura nayo ishobora kuba yatuma wenda uvuga ati n'umuziki ndawuretse ibigusha niyo byaba biturutse kuri njyewe nyir'ubwite kubera ko burya imbogamizi zindi mu buryo bundi bwo ku ruhande kuvuga ngo wenda ubushobozi ibyo abantu bahora na byinshi ahubwo ubihanduringa gute iyo uhuye n'icyo kibazo naho kuvuga ngo ibigusha bindi nta kindi kigusha mura ntacyo numva ngo cyanzikira uburyo bubaye kuko umuziki usaba amafaranga usaba gusendinga amafaranga menshi cyane kereka ari izo mbogamizi zikomeje kunzitira cyane simbashe gukora ibintu mba nifuza guhereza abantu ariko imbogamizi ntabwo zabura niyo waba uri ku rwego rwandi rwo hejuru bitewe n'ibindi bintu uko ugenda uzamuka ugenda urushaho kurota ibindi bintu wakora ntabwo rero imbogamizi n'ubundi zabura ariko umuntu niwe ugomba kumenya uburyo ki ahanduringa ibyo bintu hanyuma wenda tugarutse ku bijyanye na muzike ya hip hop hano mu Rwanda byongeye kuba raperikazi ibyo byose umubare uracyari mukeya aho ngaho ndabeshye cyangwa ni ukuri ni ukuri ibyo uri kuvuga ariko nyine ntabwo nzi ngo nagusubiza impamvu ngo niyihe gusa wenda nihereyeho wenda nshobora kubitekereza nkavuga wenda ikibazo kiba ari ubushobozi kuko ntekereza neza yuko ushyize studio bikavuga ati dore ngiyi studio ya production ya audio production ya video ukavuga ati abakobwa go ahead mugende dore ngiye bakora ntekereza ko baza ari benshi niyo kibazo kugira ngo abantu babure ni ubushobozi kubera ko ngenda bazi benshi barahari kandi babishoboye aho buri wese iyo muganira kubwira ni amafaranga rero ikibazo ni ubushobozi ngiye nikundeba na twe kuba bahari bashaka no kwikora barahari ahubwo ikibazo nta bushobozi kuri uyu munsi ugiye gufata wenda nka hip hop mu bakobwa wayiha amanota angahe ku ijana ku bijyanye n'imikorere ndetse no gukora neza nimba ndi mu mwanya wo gukora iyo statistique ariko ukuri guhari ni uko ntabwo nabishyira ku janisha na statistique nazikoze ariko gusa nzi neza yuko turi hasi kubera ko ntiwagutuma nka batanu nzi neza ko utapfa kubabona bikoroheye niyo mpamvu sinajya kuvuga ngo ndabiha kangahe hoya kuko niwagutuma na batanu kubona byakugora
hanyuma Cassandra baby kuri ubu ngubu twaheruka kuvugana cyangwa se kuganira no ku 105 n'ibice 9 ufite indirimbo bita shoferi niyo yari iri hanze ndakeka iyi ngiyi yari yikurikiye shoferi yagukuye ku ruhe rwego kugeza ku ruhe shoferi ifite byinshi yanzaniye ntubwo ahubwo ngewe ntahise mbura ariko hari connection nyinshi yari yanzaniye cyane ahubwo wenda nuko ntahise mfatirana amahirwe yari yanzaniye nkahita mfata pause kuko ngo nari maze umwaka wuzuye neza nakora ariko ubundi shoferi yambanye ku rwego rumwe yagiye hamwe birumvikana ko ufite abandi bantu bimenyereyeho bakamenya batari banzi hari n'abandi bari banzi no barushijeho gukomeza kumva ibintu nkora no kubona yuko bangirira icyizere kuko nabikora numva ko shoferi yakoze navuga ko nayo ni indirimbo wabonaga ko ari indirimbo ifite ubutumwa kandi nziza none watuzaniye iyo wise urakuze ya nawe urakuze njye ntabwo bivuze ureze hanyuma oya basi ndakuze kujyanira muri iyi ndirimbo iyo weze biba bikabije iyo weze urumva noneho imana uba wakabije pe but at least ndabapfa gukora ariko iyo byageze aho wera abantu biba biteye n'ikibazo hanyuma muri iyi ndirimbo harimo ubuhe butumwa ni bande bashaka kubwira ubutumwa burimo abantu bose urubyiruko rukuze bizi ko rukuze ruzi ibintu bimwe na bimwe ibintu byari byinshi ku buryo numvaga ko n'indirimbo habamo n'indirimbo na 15 nyiri kuririmba kuri iyo topic ibyo wavuze birahagije ariko bitamo gufata dukeya ndavuga reka batwumikiramo tutagora n'abantu mu kubitekerezaho mu kubyumva kandi nkwese atiriza kugerageza korohamo rero aho umuntu uzi ko biriya bintu byose akaba nta kintu aribwira ataragira atarafata inshingano mu buryo bumwe cyangwa ubundi amenya ko nta muntu ugora kuramba afatirana igihe kabisa agiye gupfa oya ntabwo agiye gupfa ntabwo ari ugupfa kuko no muri 100 wagizayo no mu 100 wagizayo ahubwo ugomba gufatirana igihe ugakora akazi nimba ari ukubyara ukabyara hakiri kare ukabona umwanya wo kwirerera ibintu byinshi pe wewe warabyaye yewe kandi nakuze wewe warenze gukura wareze hanyuma kuri wowe umukobwa ukuze aba afite imyaka ingahe iki kibazo gikomeye biterwa rero buriya nawe ntabwo nabimenya oya ni kuri wowe nyine ntabwo wenda ari ku bandi kuri wowe bafite imyaka ingahe gukura ni mu mutwe niko numva niko nanabitekereza tujye mu mibare nyine abafite imyaka ingahe ariko njyewe ntekereza ko igihe cyiza ari igihe wumva ko ibintu byose wifuzaga gukora mu bukumi bwawe mu busore bwawe ubaye ibyuzi tuvuge nimba wenda wifuzaga kuvuga ati ngenzi ndashaka kurangiza kaminuza ndashaka kugera ku bintu n'ibi aho ngaho uri kunjyana mu bikorwa njye nakwibarije imyaka gusa nta kindi iza narize zindi uri kuzana nazo nshaka ndetse kubizanamo ubwenge bwinshi ibi ni kuvuze uri kuzana ubwenge bwinshi aya turi imibare nta kintu nasubiza buri muntu aba yizi ko kuzi hanyuma umuhungu we bimeze bitewe n'umukobwa watinye kuvuga bagenzi bawe ngo batagutera amabuye ntabwo ari ukuvuga ngo natinye kubivuga ahubwo buri muntu niwe uba wizi niza ko akuze bitewe n'intego mu buzima bwe yari afite akavuga ati kuko hari n'ushaka kumva ko akuze ku myaka 20 bitewe n'ibyo yifuza mu buzima ntabwo rero ndeba umwanya mwiza wo kuvuga ngo kuza abafite imyaka iyi oya pe ibyawe byose hari igisubizo ufite n'ubwo wanze kukimbwira hanyuma tugaruke kuri ino mikino wavuzemo hano harimo kwidumbaguza kwidumbaguze kibariko sinabyaye kunompe kirindazi ibintu iyi mikino warayikinnye ajya ngo tumbira ngo rakoze oya nabyo mvuze umva ngewe yose narayikinnye umva yose
n'iyindi myinshi ahubwo amabiye imitanga ntabikindi ariko ntumbwire ko nkuze ubwo byumvikanye neza n'ubundi ntabwo wikuye mu wo wabwiraga hanyuma muri iyi ndirimbo hari ahantu ugaruka kuri zino nganda zikora ibintu bijyanye n'inzoga zarakwishyuye cyangwa ukwikundira agatama oya ntabwo nanjye ahubwo ibyo ntabwo nabitekerejeho si kuba bamamaje uzahora unabamamaza ntabwo nabitekerejeho ni kwa kundi nyine nashatse kugeranya nk'ibintu mbere byagujaga ko nakabenda ntabwo nk'ikigage rwari kwenda ibyo nibyo inspiration zaje ako kanya ariko ntabwo bankishyuye vrema ni ugukunda agatamuka ntabwo nkafataho reka se ni ukuri kose ntabwo nakubeshya ni agakabiya ukanywa ntabwo nkinywa ni ukuri unywa iki mva buriya umaye nk'agasito cyangwa ukama amata umbashije cyane byiza kabisa hanyuma uyu musore bamwita Moze Yemba Boy we mwahuye gute wamukuye ku cyari we wahisemo ko mwakorana ino ndirimbo wabonaga mwese mukuze tudabonaga tweze Moze ni musanzwe yani inshuti yanjye ndetse no kuvuga ngo ni umuziki uduhuje no mu musanzwe nyine tuzanye na mbere yuko tuvuga ngo twese turabahanzi n'inshuti yanjye nambwiye Moze ngiye muri studio ngo tujyane ntabwo namuhamagaye ngo dukorane indirimbo mpanga gahunda yari ihari ahubwo kwakomeze ni umuntu ufite amamelodi meza voko nziza nambwiye wenda turi kumwe muri studio ushobora kumpa amayide ushobora kundirectinga nkaba nakora ikintu cyiza noneho amplitude ya muziki afite byinshi andusha cyane tugera muri studio mu rwego rwo guhana amayide mu gihe tugeze kuri korasi araza ashyiramo turi kugerageza twumva bikoze neza tuvuga ati ahubwo se waba yari wowe ubishyiramo turisa duha ide nyine turavuga reka turabirikodinga turabirangiza reka turikodinga izi korasi yose turangize twumve nimba ari byiza bigwamo twumva twayikora uko yanajyamo birangira twumvisha ari byo byiza ndavuga Moze bijyamo rwose isharingi Moze irabaye ni ukuvuga ko kugira ngo aririmbe mu ndirimbo yawe ni ubushuti nta mafaranga wamwishyuye oya nta bushuti nta mafaranga namwishyuye kuko urumva byari bitwaye dusanzwe yari amerekeje nko muri studio bisanzwe ntabwo nigeze nishyura rero ubwo icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo kwishyuza cyajemo iyi ndirimbo yakozwe nande indirimbo yakozwe na producer Pacento video ikorwa na director Suke ni ukuvuga ko mu kanya umbwiye ko indirimbo zimaze kuba 8 urateganya gushyira hanze album mu gihe natangiye no kuyikoraho kuko n'izina rya album deja nararibonye izaba yitwa ngo iki album izaba yitwa imigani yego hari indirimbo ufite yitwa gutyo cyangwa uri kuyiteganya ntabwo ari indirimbo izaba yitwa gutya iyo y'imigani nyine akenshi album bazitirira zimwe mu ndirimbo ziri kuri album njye biratandukanye ni ibintu bitandukanye nakozeho abantu bazabyumva ntabwo ari indirimbo yitwa imigani ni agaseke gapfundikiye ariko abantu bazatungurwa nta ndirimbo yitwa imigani gutyo imigani abantu bazabyumva uko wenda nabipanze imishinga nyinshi imbere nshaka ku business nshaka gutangira mu kwezi kwa mbere nkazimurikira abakunzi banjye maze kugira ngo nahita nanjye no gutekereza gushyira hanze umushinga wa album ariko yo natangiye kuyikoraho deja album ni ukuvuga ko urayiteganya mu mwaka wa 2021 cyane ariko natangiye kuyikoraho nava ko ari ibintu byiza cyane iyi ndirimbo yawe iyi ngiyi wise urakuze uri kumwe na Moze Yemba Boy nawe yongeyeho ka Yemba Boy ni abantu bangana icyo bamaze kuyireba kuri YouTube ubwo mperuka kurebera 1300 1300 ntabwo nzongera gutera akajisho yaragiyeho ku cyumweru yagiyeho kuwa mbere yagiyeho kuwa mbere niba ni kwa mbere
abantu bagera ku 1,477 nibo bamaze kuyireba yagiye ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 hanyuma mu mashusho y'ino ndirimbo niye wagitinze bikakuvuna ko ndeba wari washyizemo ingufu nyinshi njye buriya mu bintu byo kwatinga ntago bijya bimvuna mubwiza ukuri nimba ari ikintu njya mvuga ati niherewe n'Imana kwatinga ni ibintu bitajya bimvuna ahubwo mba numva binabaye nka zingaye ku munsi ntazikora kubera ko mfite energy ndi umuntu ukunda gukora siporo cyane ntago umubiri wanjye uba wisanye uvuga ngo nkoza kangaka mise babara umubiri ngo mise amavunane oya mba ndi fit mba meze neza igihaha kiba kiri bon nta kibazo nta kintu kimvuna vrema kabisa iriya pantaro y'ikoboyi wari wambaye niyo bita ngo iki ndabizi mana nyagasani Nasa ni big down big down azari big down kabisa ngene naketse ko ariyo bita boyfriend uri kuvuga orange cyangwa ikoboyi irani boyfriend uri kuvuga orange ko nabonye abantu benshi ariyo bakunze kumbazaho okay nakunze iriya ikoboyi kabisa abantu bakunda bitandukanye kabisa neza hanyuma dusoza kino kiganiro twagiranaga gira icyo ubwira abakunzi ba muzika yawe gira icyo ubwira abanyarwanda muri rusange abakunzi banjye nababwira nuko nkomeza kubona support yabo bakomeje kunyereka ko indirimbo zanjye bayishimiye cyane birenze ko n'ikindi gihe nigeze gusohora izindi ndirimbo nkabona feedback bakomeze bankurikirane kuri social media zanjye Cassandra baby kuri Instagram kuri channel ni Cassandra baby kugira ngo subscribe na like na share inshuti zawe bashobora kudusaba muri aho ngaho kuri huguka bakabaye amahirwe muri top 10 mu bindi biganiro byose bya showbiz byaho ngaho bagakomeza kuyiha amahirwe kugira ngo ije mu myanya myiza indirimbo ye bakazikoze urakoze cyane Cassandra baby urakoze cyane ndagushimiye cyane ndametse umwenda wo kuzindukana ugiye idini kandi nakuze ko habaye abakobwa b'amagini b'amagini